n'umunyamakuru tuzaba turi kumwe n'umubyeyi tuzaba turi kumwe umva noneho n'umunyamideli kugeza ubu kabisa ko wibagiwe ko ari n'umu actress mwiza cyane buriya n'umudije ariko se tugihera aho ngaho Anita ubihuza ute ibyo bintu byose okay ubundi bajya bavuga ngo imibiri yananiye ariko nturiyo ariko nanabaye bitwaye iki kazise nta kintu bitwaye none se ubihuza ute iyo mirimo yose ubundi ariko murabizi ko ntidukora ariko undi mwaramutse neza I like the hair byanangoye wapfutse ryari kugira ngo ibintu bitaye saa 10 nahamagaraga buri muntu wese ukora makeup ati ntiwankorera kamera saa 12 urababyo ntabwo rero byari bindi cyangwa se turara nahanga urarubikoze urasa neza arubona ringiye kurari ahubwo umugabo n'umugore umugabo muri bese wapfa mbabari seneshobore anyways ikaze cyane Anita Pendo we are so happy to have you. Thank you. Bari bakwiteza abantu benshi already hari abantu bamaze kutwangirikira bavuga bati kabisa Anita Pendo we miss her vibes and she's here. So you are here kamaze ngurimo agakoti tubivugana kabisa cyane rwose okay so Anita mukanya hari ikintu Rusine yarakubajije ukuntu uca muri izo characters zose in your life, how do you make it? Umunsi ufite 28 yego cyane 72 oya si 28 se ariko kubw'amahirwe kano kazi dukora ni ama shifts mubizi se ni ama shifts rero niba nkoze kuri radio amasaha 4 kuri televiziyo nkakora 2 ubwo nta batandatu hasigaye yandi menshi ko musinga ntago byarenza 2 abakabije na 3 kudije ntago byarenza 2 saa 5 ubwo bibaye ngahe bikaba 11 zose hamwe warangiza ukaryama mu 8 ngo harimo 8 umunani ntago bya kereka tira na dewe yo kwiga bitemo na yabana and akenshi ari nibiba nijoro biba late nko kudija like se ona DJ nago utageze mu masaha 9 oya ntago njya mpfa kwemera akazi ko muri weekdays amahoro Friday na Saturday kudija nakabije Monday nutangira nyine ebana urebesha ejisho rimwe Sunday nta kintu wazumbwira burya iyo waba ufite ahangana iki kereka wenda ari kumanywa ari nijoro sinakwemerera ariko ubundi akenshi mba nsenga Imana ngo simbonikira kasande kugira ngo nduhuke but listen so none niki kituma uba that motivated so ukenesa ari kugira ngo tuzabusubiramo nibyo ni nkayo yose ariko hari ibindi byiyongera aparte yo kugira ngo umuntu asubire gahini kugira guhinga iwacu ndi imfura yego ubwo rero iyo uri imfura ebana ibintu byose biba biri ku mutwe wawe so ndi imfura ikindi cya kabiri nuko I wanted to step in mu gihe papa yaramaze gupfa yapfuye turi bato ariko ndabireba ndavuga niwe wari mukuru w'umuryango ndavuga so ngomba like kabisa guhahagarara nka mu cyimbo cye kandi koko sofa narabigerageje ndimo ndabikora uri kubikora it is bya bindi bantu bakunda kuvuga ngo you are a woman ngo hari ibintu utakora ngo sinzi do you even hari ahantu ujya ugeraho ukishidikanyaho mu buzima bwawe at this moment akaraka nizo twaziparamira byose nibiki twakurira tukaja kuba abayedi twakura twaba abafundi uza akazi kagorana cyane naje gusanga bari abajama bavidura nakara twagaka ese koko uduhereye kubyo andera nabajije kubera ko usanga kenshi umudamu mama bitewe bavuga yuko nyine imirimo yose nkundi yayibasha nose nk'umugabo ariko rimwe na rimwe ugasanga kubera ahawe n'ikibazo cyo gukorana n'abagabo ariko ntibumve yuko ibyo bintu ari mu bibasha bibaho kandi none ukanasanga kwebwe abagabo nshaka kubyuka mu gitondo nkahita nambara nkahita nza mu kazi wowe ugasanga urabanza ukabyuka ukabanza ukoza abana cyangwa ukareba uko bameze ubona
utabona kuza mu kazi ugasanga amaze ukwezi kose ngiye wamukeye wowe wenda uzashyiramo na ya minsi 3 yo kuba wana ya indi ya buri kwezi nyine nk'utameze neza so kuno iratuvuyanga aje ngiye mba numva ntanabyuka yindi muri periods So ashaka no kubyuka oh my goodness. ariko ikiza nuko asiko system yarubakitse abagabo b'abanyarwanda so far they understand us they understand ko apart ko dushoboye dufite ubwo bushobozi ariko nizo challenges zirahari so nk'aba bossi abenshi njya mbona abadamu benshi bafite ku kazi kereka wenda haraho wenda biri gace na gace ariko usanga bakumva ukamubwira uti narwaje umwana akakumva akavuga ati oh my bad sorry kabisa fata kugaruhuko ati nta kindi kintu genda nta cyasimbura icyo ngicyo nta n'uwasimbura nyina w'umuntu so usanga rero akenshi barabumva aba boss iyo utari umuntu ari abanebwe babyitwaza iyo utari umunebwe barakumva bizi ko nyine iyo uri full energy uza ukaba uyu umuntu ntabwo ari umutegaje n'ubusanzwe so it means ko niba ari ikibazo avuze agize ni ikibazo koko ayo makuru yawe uri guhisha n'ubundi yaramenyekanye rusine n'abatumva barabona koko mana yanjye n'abashaka kuturagira ubona turi inka twebwe ntabwo tubizi n'inka zacanye ku maso hanyuma rero twe turi kuvuga mu kanya ukuntu abantu bari kukwakira cyane ku butumwa ba Delphine bati hello welcome Anita icyo gitwenge kirankoma byatari kabisa hanyuma Boaz ati Pendo in the house ati umva Pendo ati namukunda namufana umva nkunda energy ze rwose n'ukuntu ari positive mu kazi kose ati mumumbariza ati nicyo umufana cyangwa umukunzi we yaba yarakoze cyiza cyangwa se ikibi kikamutangaza bidasanzwe reka duhere ku cyiza kwanza icyiza umufana kabisa ikintu yashobora kuba yaragukorera ukavuga ati man umufana mwumve sasa rero nari nekereje ibindi cyokora Imana imbabarire sako naringeze ku mukunzi muri iki gitondo cy'uruturuturu uri umwambutsi okay umufana bahora bankorera surprise kuri anniversaire ese anniversaire yawe baryari kuri Saint Valentin Rahira 14 Feb niyo mpamvu nitwa Pendo yego nzi ko buri none se Pendo ryavuye kuri mupenzi ujya uza kurigira Pendo n'urukundo nyine Pendo n'urukundo ariko urabizi ko nanjye nitwa Rukundo harya nawe witwa Rukundo ariko burya ntuzagira urukundo udafite ubumuntu biri kugomba kugendana kandi ibyo byose bigahurira kuri Kiss bibyara Kiss aho nuko rero umufana yagukoreye iki rero nama gift natekereza nyango ni kumuhereza ama gifts ikindi what is that gift what is that big gift umufana umuhaye gift ikomeye yamuhaye ikintu cy'iki gift baguhaye nk'urufunguzo ni ifoto yo kumanika mu nzu yes yari iriho ikizi iriho njyewe no umufana no na Tiran n'indi ya Tiran na Ryan bamaye amafoto 3 so ibyo ngibyo byaranshimishije hanyuma cy'umufana yankoreye kikambabaza navuga ngo akenshi bagendera ku nkuru ibyo aba bloggers baba bavuze ikindi biki so hari igihe uhura n'umufana ntabwo ari n'umwe si babiri akaba yakubwira nk'ikintu nawe akavuga ngo kare kasha ngo twarabimenye ese umenye iki ngo iyo watanye n'umugabo Nani warushobotse Anita Nero byavuyeho Really? Like nidori muri urugorogo ubundi tukiri aho ngaho how do you handle criticism z'abantu kubera ko ikora ibintu byinshi uri umuntu uzwi akenshi criticism zikugeraho umuntu ufite abana bawe nabo ubungubu bamaze kuba bakuru ibyinshi barabyumva barabizi ubihandling uti ubuse rega
iyo umuntu akubabaje kenshi ugeraho ukabimenyera urabizi babaye kenshi kugera ukabimenyera so iyi industry ibihuha ibinyoma ibiri byo hariho erega ibintu biba biri nabyo bavuga ariko atari ngombwa kuba utabibibwiriye si ngombwa ko bajya kubye expose utabitangaje wowe cyane ushaka ko bibi byawe so ugasanga wenda banakwinjiriye cyane barengereye so icyo gihe rero baratwinjiriye baratubesheye imyaka myinshi twageze aho ngaho turamenyera that's it muramenyera none se ubwo ngubwo wowe vuvanga ntabwo uzadukubita nka video y'amasaha nk'abiri kuri YouTube wisobanura ubwo bati abantu bagomba kunsaba imbabazi cereka iyo nza ko wenda ntarabyara nagize imana ndabyara ariko muri bariya operasiyo nkahita nzabavuna ariko hari umuntu muganye uvuze ngo ni Rusine nabo umuntu ngo nahita pena ngo none se ngo kunumva ngo RBA amana ashaka kumena ishishi isosi namwumvise none se ubundi tuzi ko wenda ngewe Rusine isoko kuri twaga Rusine yarangije mama barasaba papa barishyirire kwiranga muntu papa arabyanga aravuga ati reka nta kwitirira umwana wanjye abantu bapfuye arangije banyita Rukundo igihe kiragera ngiyongereraho maze gukura iki umuntu buhanzi yabujyamo iki grand frère we yasigaga gitari mu rugo akayicimirya akagira ate birangira nawe ayimenya umuhanzi hari abantu hano hanze bashaka kumenya Anita Pendo ni muntu ki uvuze ngo nigiye kuri gitari idafite imirya nese ubwo muri gitari cyane ari ingoma cyane nawe hano harimo abantu benshi cyane babazaga mwatubwiriye batubarije Anita Pendo ni muntu ki yisanze mu mwuga w'itangazamakuru ateye se yari yakuza ari icyo kintu yumva ashaka gukora ese bundi yitwa Anita Pendo hari ukuntu abantu bumva Anita Pendo bakumva nk'amazina y'amahimbano you know okay. Anita Pendo ni muntu ki njyago nk'icya kabiri cya story nagombaga kuba byinshi nabibwiye Andy Ofea Actually, let's start from that story. You're muri secondary. Was it secondary or was it primary? Secondary. Even primary. Like, navuga ngo wenda navukiye Kampala nkurira which area of Kampala though? Murago. Okay. Mama yagiyeyo agiye kubyara kwa kundi ugenda ujya ahantu kubyara so agiye kubyara ariko aba kwa muramukazi we nukuvuga kwa mushiki wa papa so arabyara amaze kubyara arongera aragaruka twabaga ahantu hitwa Ntungamano Rukoni hitwa Rukoni hafi angana umupaka wa Kagitumba so wumve ngo naraje njya ngo niba narahigiye ikiburamwaka niba ari na P1 numbers hanyuma kuko nziko like primary yose nayize Gahini ko waranazaga bakagusubiza inyuma cyangwa se bakanagutangiza so primary nyigi Gahini and mvuka mu muryango w'abana barindwi ndi mfura abakobwa ni bane abahungu ni batatu and mama n'umuntu navuga ngo iyaza kuvuka nko muri iyi season navuga yari kuba yindi version yanjye yes nawe ni vibe njagara vibe ni vibe byata abwara nandusha ibaze ko yaranandusha papa numva bambwira ngo yari intori kazi agazaje twatarameka so bariko bambwira primary nyigira Gahini ariko uko nabaga nagiye mu masiganwa mu kwirukanka nabaga nirukanganaga na marathon nirukaga metero 100 cyane amahoro y'imyabyaha koko ariko wumva ngo nasaga imbere nabaga ndi mu bimbere so ngiye mu secondary urumva ngo muri primaire bawishakisha ngeze muri secondary koko babihaga n'agaciro bikagira n'icyo bikumarira nk'ubundi mu bantu bigiye ku maburse kubera tala yego none se ubwo yari tarayihe urumva ko zari nyinshi ndagenda mbisobanura na making agasho ninje muntu wabaga uri busy ikigo ndi active ndi mu bintu byinshi cyane wumve ngo hari nk'ibintu byajaga binandinda kubera ko nabaga nibereye busy mu byanje so navaga natozaga ho nabaga ndi hose nk'Igahini ho nabaye mu babyina dance model hanyuma mba mu basimbuka
urukiramende n'umurambararo ariko narayoboraga aho ngaho no muri metero 200 so nkina basket na volleyball nariyeranjaga byose nkajya kwitoza umunsi umwe nkajya kwitoza muri kimwe kindi kandi noneho nageraga baramfataga ntibashakaga kundekura muri nuza aho najyaga hose baramfataga so nariyeranjaga nkabona ariko nagendaga mbivangura icyo gihe nkareba ibyo mfitemo potential umurambaro ukavamo umurambararo byitondere uri mu bintu bikomeye cyane ahubwo nagiye nkuramo nka basket nyishira ku ruhande volleyball njya ku bigo noneho hari aho nageraga ku bigo ngasanga wenda ibyo nari nzigayini ntago bafite ibibuga byabyo nka basket za Kagituma ntizari ni Banstar hari volleyball bayikinaga sinzi ko yari ariko byaje nyuma igihe najagayo byaje nenda nko kuhava so ariko ikintu cyari gikomeye cyane nasimbukaga hejuru urukiramende nari uwa mbere mu gihugu urahira uwa mbere mu gihugu ubu ngubu iwawe utashye umukozi agatinda gukingurira igipangu wawe uragisemo imidari ya gold narifite wenda ibiri ubu ngubu byambuza ariko wumve ngo narifite imidari ya gold narifite ya silver ya ntago nigeze ngira uwa bronze abantu bajya bavuga ngo naguca hejuru niyo wabizanye so nari umuzamu wa mbere mu ntara y'Iburasirazuba umuzamu muki mu ntara muri football wakinye na football sha ariko urakina wowe nakinya football kandi ni uwa mbere mu ntara Ndori muramubona ndamureba Ndori yari umuzamu wa mbere mu bagabo Igahini equipe y'Igahini yari ya mbere njewe iya Pekoma ho nigaga yari ya mbere y'abakobwa so Igahini ari ya mbere y'abahungu so nari umuzamu wa mbere mu equipe mu bakobwa Ndori ari wa mbere mu bahungu arabizi yajaga ntizanaga mwarambaranaga ariko yarayizirikaga nka kane zukwivuka mu bihe bya Yezu yari kuvuka ari umukobwa acha y'Imana rwose kumenya mbere so iyo nguwo uwondi rero nibwo nukuvuga ngo andi yanambazaga yambaje ate si ibya radio reka nkubwize ukuri sinigeze ntekereza radio sinigeze ntekereza televiziyo ko nzabikoraho no narabikundaga yego ariko ntabwo nigeze mbitekereza ko nzabijyamo sport nicyo cyari nuvuga ko sport ari izaje imbere ntabwo ari ufite ngo club yitangazamakuru ku ishuri sinabijagamo ibyo naragendaga hari abatipe bazaga bakavuga amakuru nkabareba ngaho muvuge vuba nigire muri sport none se byatangiriye he ntago mbizi byari impanuka ariko reka mbabwize ukuri naje mwitangazamakuru bingwiririye wageze gutyo mufite amakuru menshi nagiye ngiye gusura Tino muri 2007 kuri Flash FM 2007 yego ko twakoranaga ubu MC mu kuba tracks ku modoka zino zibaho imiziki so ngenda ngiye kumusura nk'umukorege ngezeyo barebye ukuntu tuganira barebye vibe bavuga ati uriya muntu ni cyana mikoro bavuga bati mureke tumugerageze baranzana barambwira mvuze baravuga bati ahubwo sararenga hano tumufungirana ikintu akeneye ni training nta bindi bintu byinshi akeneye training yego inseko wari uyifite ino nseko wari uyifite oya iyo ni karima Jado Max wagwan Jado good morning Anita Pendo good morning Jado n'abandi muraho uretse gato muzimiriza mikoro Anita ufite umunwa mwinshi cyane uri mu bantu basaraye bakena cyangwa ijwi rigiye wakena yabasha gusabiriza ariko umva ko yabashaga siporo akashobora gusabiriza akoresheje ibimenyetso uzi ikintu gitangaje ubu ngubu wakabaye nza muri kwa kundi uvuga ingingo ari nje ubanze zira Anita Pendo ubu ngiye kukugira jingo Anita Pendo umuzamukaze ariko nite wa mugani bivuze byuko wakinnye birashoboka kuko taye yawe yava mu muzamu wabibonye nawe yafosha hari umuti pete wakinaga mu equipe icyo gihe yitwaga Gikongo bayita Gikongo yankubise umupira urutoki rurahenga mu bungira urutoki ruhengamye kubera uwo mukobwa sinzamwibagirwa niba muname turimo ibyo bintu biri mu bintu byanzanye hano biri mu bintu byanzanye kuri Kiss FM waje gushaka impeta
yafashe toni zuzuye ikamyo amena hasi bamurinde wa muzamu hano hasi nabambarogoye nshaka kubaza ese ibintu maze iminsi numva ngo ugiye korera Kiss FM nibyo cyangwa mwabivuze ntari kumva babivuze uzano waruki bavugisha ukuri harahiye icyo nifuza kumenyesha fire brigade izajya dukora iri hano hasi kuko harasha. So since it is official ko uje kuri Kiss FM family ya Kiss FM niki kintu wayibwira abantu bakwitegeho mwanyakiriye se bambwira niba banyakiriye comments zabo ndazibona ku mafoto ariko mufite ifoto koko amandazi ari hese kandi niyo nkunda ariko ko Kiss FM koko mbagire kumutangiza mu mandazi na listen bimwe mu bintu binzanye hano n'amandazi murabizi ko maze igihe kinini ndi single yego barambwiye ngo umuntu ugeze hano wese abona umugabo n'umugore ariko igihe uvuze ngo iki ko gikunyuzura ayiwe Anto yaranyuzuye n'ubuzima akambwira ngo igikombe gishakire munsi y'imeza muri secondaire se hano yaraje arinje ndamubwira okay kuko azwanyu mwagiraga kitchen hano dufite kitchen irimo champagne urashaka tea coffee ibintu byose turabifite hano ati nibyo birahari aho urifuza agiye muri kitchen asanga sanga nta chicken irimo yaranyuze Anto kabisa aba mamandazi okay none se katukubaza akabazo k'amatsiko ukurikije ikikuzanye cyo kuhavana umugabo ukurikije abari muri studio wenda Rusinda yavuyemo yego aje ugiye kwisabira season ya TV oya niba ushaka kukumbwira niba ushaka kumbwira stati yawe bimbwire neza je n'umupadiri ndashaka kugushingira nta mafaranga wishyuye reka nkubwire aya niyo mahirwe ya nyuma mfite nyafite kuri Kiss FM muzamura harero oya ibyabazamu byihorere muntu wanje byihorere ariko ikintu njewe nkeneye aka kanya nuko wowe Jado we ntago urimo ntago ndimo naje amahirwe naje nje kuyapima kuri andi nawe numva ngo ntago biri bukunde abandi mwese umuntu usigayeho amahirwe n'umwe ni Austin Austin rero nawe ariko rero nimugire ngo nurundi rukundo ni yamandaza amwemereye Wakanu kamandazi Austin nzamugigira ibyo mwigize uzamugigire rero bazamuka ifarini uzamugigire amashuri avuyemo ko umukobwa we amashuri aragiye gutangira nawe nawe amashuri agiye gutangira mubanze mwishyira ama minervare oya ugazabanze yishyura yabanje vuriya nawe none se Anita uzagiye mwangaye aba YouTubers bibanyumutsa nabonye bavuga ngo umushara waje bavuga ibintu bitari byo ndumirwa bandusha amakuru yanjye mu Rwanda niho wonyine umuntu abakurusha amakuru yawe nawe akavuga wowe utazi my dear narumi nasajya ngo vuga umushara wanjye babari baje abazamu bajya mutega rega nibwo buryo bwiza bwo kubona umugabo akurikiye amafaranga Ako Jado nyamara uri gukusanya amakuru Jado ifoto yonyine irahagije iyi foto nabonye hano iyi foto oya Anita wambaye neza mwabifuze sekunde yambaye cyangwa yambaye umutuku Anita yambaye hotaro uri kumubona mu bintu bingora cyane mu bintu reba uzi inkweto akunda kwambara yambaye sandali nziza ifunguye mu amano meza kuki udahora wambaye inkweto zifunguye nicyo nazize rega nazize abantu bari ofungaho yanje batuma nambara za timba nambara ibintu biraho ugahora muri hotaro ndakubwiye ngo nubwo yadukanze nje yakinjira navuga ko ninde numva ngo ni gakweto uraberewe urasa neza and welcome to Kiss FM. Thank you so much. Nabukira umutumirwa umunyamakuru kabisa okay none uyu munsi none reka twitege kuwa mbere umva reka
umuhango wo gukwa urageze. Austin arakoye. Ikiganiro kirarangiye. Austin arakoye. Austin arakoye. Kosi na yamaze se. Kosi ni kwa isayirira. Amata y'ababyeyi ayasize. Aywe. Oya reka ndumva dufite umutahira Rusine vugira irindazi. Gira vuba Rusine, gira vuba. Nutinda ndarivugi. Kandi ntago uzi ko Imana nazo zakura ku mushahara. Numbwire. Austin ayiciramo ndagira. Wow, byumvise kabisa. Ariko se nanjye narinjira kwibariza Monday ufunguye radio uzakira abantu gute? Uyu munsi kuri microphone ukuntu uzabikora neza. Do it. Shiramo. Reka dushyire mu bed. Rusine so uzatangira ra. Dushyire mu bed ukumva izatangira. Ladies and gentlemen, let's get it started. Kigali's #1 hit music station, Kiss FM. Mwaramutse neza igitondo cyiza kuri mwese ndi kumwe na Rusine ni 102.3 Kiss FM. Satani yaragiye kunshuka. Umva kabisa urumva ko ni Pendo turi kumwe big time. Fotografe bazibika mu mipira. Alright, ubwo no kurushinya rwawe kuri Kiss FM mukanya ugiye kuri kumwe na Jado Max ndetse na Chuchuri. 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 Chuchu. Aya mandazi ntabwo ari kumucika. Especially Austin wit. Ushatse kuvuga iki ko bari kuvuga ku bintu byo gushaka ngaha? Urabizi ko Rusine yabivuze ko azagukoza isoni ejo bundi. Ariko uremeranya ko nje na Austin twaberana. Yabaguhenze bane. Yabaguhenze ariko Ndahira. yabaguhenze. Hari igitekerezo ufite? Ubwo zamapa. None se ngo mu bukwe bwa Rusine ngo Uko mu hater. mu bukwe bwa Rusine Niko, mu bukwe bwa Rusine ngo Austin uzabaga Rusodoneri. Austin baragushaka. Ndumva ari vie de. Waretse tukabakubita save the date. Ikintu kireze. Nta muntu wabyemera. Oya uzi ikibazo gikomeze. Mukoze niyo save the date muri serious nta muntu wabyemera. People think it's a joke. Bagira ngo ni indirimbo ya Austin. Tukanaberekeza mu rugo tuzi ko ari blague tukaza gutwikurira tuzi ko ari blague bwabyari wa mbere ko se iyi blague tutarangira ariko burya mwagenda mbakurikiye.